bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show bisanzwe ndabasuje kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza buri mwese tubana umunsi kuwundi. Reka nshimire by'umwihariko wowe wakoze subscribe ukandika na comment ndetse ukanasharinga ibiganiro byacu. Ndagushimira cyane kubera ko comment zanyu ni nziza kandi zubaka benshi abantu mugira inama mubagira inama kandi zikabafasha mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi turi kumwe na Mama Keza ndetse yibutse izina musore Jean Claude cyangwa se Claude na inaryibagiwe. Twaraganiriye ngira ngo mwari ikiganiro nagiranye na Mama Keza n'ikiganiro nagiranye na Claude. Ni impande ebyiri zagahuje ariko zatandukanye dushaka kwifuza ko zagahuje bagahuza umugambi umwe. Mama Keza tuguhaye ikaze na none. Murakoze. Kabebe kameze gato. Karashima Imana. Kari gukina neza Cyane pe. ugiye kongera ububyeyi tayari. Waretse kunseka kweli. Uribuka gukikira gahinja nk'ababyeyi. Wapi narabyibagiwe. Nukongera nyine ubwo urumva iyo ibyo bintu byongeye bikaba urongera uritum nyine nukwibutsa. Nzabyiyibutsa. Hanyuma turakwakiriye nawe kuri kamera zacu. murakoze cyane. Muza ntago mwasuhuzanyije. Nibajije impamvu nta wasuhuje undi ariko nanga kubitindaho ndavuga ndibutse ko ubuyobozi butamusuhuje. Ntabwo ari umukumbuye. Shanda mukumbuye cyane pe. Cyane cyane. Cyane ari kubyumve. Nisi kutamusuhuje nkuko wakaba. Ubwo musuhuje agahita nyishotera umugeri ubwo nabamenya njya hehe nazibambwa nserekeza. Wabikora wamukubita. Ko mukubita ansuje ni ibintu biba bimurimo ni kamere ziba zimurimo cyane ko sinona biragoye. Murabikoraho tutareba. Kandi ntabwo ari ngombwa ngo base nakabiza ahangaha ntabwo ari ngombwa ngo bagatuguma nk'akabiza base nakana geta kumva ukuntu ibintu bimeze neza. umwana se cyangwa kabiza ibyo n'ubyirengagije mu Makeza we. Okay, hanyuma dusubukuye ku byo duheruka kumenya cyangwa se kumva. Mama Keza ndumva naguha ijambo ho gatoya kuko mwese uko muri babiri ndabizi ko mukeneye kuganira. Buri umwe afite ibyo yifuza kubwira mugenzi we mutabasha kuganira muri mwenyine ariko nifuje kugira ngo mbafashe kugira ngo tubiganire. Ngira ngo nguhe mikoro Mama Keza ni ubanza kumbwira ko ni wowe ntekereza ko ari we umushaka kurusha uko agushaka cyane. Ni ngewe umushaka kurusha uko ashaka byo ndabizi rwose pe. Jewe urabizi imbere ikiganiro twagiranye bwari ubufasha nakwakaga kugira ngo mumumagarire uwo navuga yuko kugeze gukundanaho usibye ko ubu ngubu mba mbona abifata nkaho ibyo bintu bitigeze biba. Mbese rubanda rw'ikigiye musigaye mujyana inzibutso nziza ariko bagahita bashaka ukuntu bazana iponje bagahanagura ibyo bintu. Nibongeye no kubyibuka. Uyu niba namwita umuhungu niba namwita umupapa kuba umupapa byarabyanze reka wenda mwita umusore sibyo. Twarakundanye tugirana n'ibihe byiza pe ngiye kuko ndanabyibuka bikanshimisha ariko muri ibyo bihe byiza twagize haje kuvukamo ikibazo abo barabizi nabarebye ikiganiro nakoze nirwe nane bisubiramo twanahereye na mbere tubivugaho bambaza ngo akana kameze gute. Hazamo ikibazo cy'umwana tena iyo haje ikibazo ubundi murishima ubundi haza ikibazo ubwo icyo kibazo ubwo wisimame hajemo ikibazo uyu yanze kwemera yuko icyo kibazo twese twagishakira umuti. Ubivuga umubaza kuko ni turabizi. Wanze ko tugishakira umuti kandi ikibazo kivutse hagati y'abantu babiri bakoze bo ubwabo bagerageza n'uburyo bashaka uburyo icyo kibazo gikemuka. Ese we kuri kwigira hirya ngo ibya Mama Keza ni ibya Mama Keza noneho umwana we azavuga ngo iki? Ese uwo namara kuvuka uzamwemera mu gihe utari kumwemera akiri mu nda? Mama Keza kanongeye ngusubiriremo karame kabiri rwose
ese wizera ko umwana ari uwanjye cyangwa cyane ndabyizana umutima ubyizera ushingiye kuki? kuko ari we wenyine twabonanye. ubu se ubwo nabyemezwa n'iki? ndi Imana? Ntabwo uri Imana nese ushaka tuye gupimisha Reka DNA. ubyemere ko twagiye kumenyana ufite n'abandi bagabo kandi uri umumere. Ariko uwo mugabo sinjye wamukwibwiriye se? Sinjye wamukwibwiriye. Arabimwe. Kuki nabikubwiye se? Biragoye kwemera inda, biragoye mu makeza nanagusubiremo nongeye. Nta n'ibintu bigoye birimo, sibyo? Nta bintu bigoye birimo byo kuvuga ngo kwemera inda biragoye. Kwemera ikintu wakoze bitandukanye no kwemera ikintu utakoze. Keretse basi bivuga ngo ntago uyu mugore muzi. Kandi ikindi utandukanye kuba nazi kukubwira ko waneye inda, ntago waba ari wowe musore mwiza uba muri uyu mujyi wa Kigali, ku buryo navuga ngo ndagushakaho umwana. Kuko byonyine nanjye ubwanjye muri uyu mujyi wa Kigali kuyibamo, uyu mujyi wa Kigali nwite miga ubuzima nta n'ibintu bitoroshye. Oya, biragoye makeza. Twamenyanye ukuze nanjye nkuze. Ese reka nkwibariza, tujya gukundana ibintu byo kubyara twajya tubiganiraho cyangwa twarabiteguye? Oya, ibyo byo ndabyemera, ntabwo uheze tuganira yuko tugomba kubyara. Nta nubwo nanjye kandi ntabwo nigeze mbiteganya reka. Ntabwo nigeze neganya kuvuga ngo ndatwita, sibyo? Kuko ntabwo umwana ari umushinga umuntu asigaye ashyira imbere ngo ejo uzororoka, sibyo? Nawe rero reka kuzana ikibazo cyose ngo uze ukindundeho, sibyo? Oya, nta kudundaho ibibazo, impamvu nyinshi ziragaragara kandi nawe uri kubibona. Izihe nyine, izihe uri kuvuga zigaragara zatuma icyaha ari njye kijyaho? Icya mbere, ubona ko ngaragara nk'umwana kandi n'umwana biragaragara. Oya, ibyo by'inda ushobora no kuyitera ahubwo ndi umwana kandi nta bushobozi. Urabyumva? Nta bushobozi kandi naho mba ku bavandimwe. Ni impamvu nyinshi cyane zituma ndashobora kwemera umwana. Kandi ikindi twamenyanye ufite abandi bagabo. Cyako abo bagabo ko numva mu Oya, impamvu nzima inyemeza yuko nshobora kuba naraguteye inda. Mpereza impamvu nzima. Ngiye impamvu ndi kuziguha zumvikana. Nuko uzi ko twakundanye ari nanjye wakwibwire ko abo bagabo bari bahari. Bari bahari ariko ubu ni bahari. None bari he? Iyo wamamagaraga ntago wambonaga. Igihe wamamagara cyose ntago nitabaga telefone yawe. None nigeraga nkubwira ngo kupa ndi kumwe n'umugabo. Ahubwo se ngiye wabamamagaraga turi kumwe, ahubwo ntago nabakupa gureba. hari ubwo uri guca kunyura mu cyamo ariko impamvu uri kuzibona. Iziye nyine ngaho zimbwira. N'abantu babyumva bagusa. Zimbwira nyine bande banse kazi. Ndi umwana biragaragara. Ikindi biragaragara nawe urabibona. Ndabibona. Nawe byumva amase. None se ko wari uzi kuri umwana waziga kunera tushaka iki? Ya emotion zaranyatatse kandi n'uburyo twahuyemo naba ko biri paragisida. Nta mwana utera inda. Ndakwinginze umbabarire. Umwana ukunda Umbabarire umva no stress nyizo ngizo zo kumbwira ngo umwana iki. Erega n'ikindi. Ikindi giki? Ntabwo twigeze dupanga kubyarana. Ibyo nanjye ndabyemera, nanjye ndabyemera. Udupira turahari. Kandi nanjye nakubwenga ibyo ndabyemera. Kuki utishijemo udupira mbere y'igihe? Udupira ese bashira amatunga. Ntabwo mbizi nayo nabyumvishe gutyo, no buryo ushaka kwirindamo ujya udasama. Ciko mana yo mwijuru koko mana ihoraho. Nuko ikindi Ahubwo mwari ko akozamugani mu makeho dusubiza. Bamugani ko na mama ibintu giye kwanza unaponge yarananiye, sibyo? Yarananiye. None ingwa nabi. None otena ndebe ukuntu ngana, sibyo? Ukubisoho na sugita ndwara imitima n'ibiki byose ugasanga ibyuririzi byanyuriye byinuze wigeze ubikoresha gutera ikibazo cyane. Niyo mpamvu rero natigeze hinanayikoresha kandi nawe yarabizi ko naho napondimo. Iwe se kujya atibutse gukoresha agakingirizo. We naguze kagakingirizo kabaho. Ninjye muntu wa mbere se umwari mubonanye. Biragoye ariko ibintu byose
oya iyo hajemo ikintu cy'inda umuntu adafite ubushobozi byose biragoye. ibintu byose byabaye biragoye se bigoyemo ibiki? oya mama Keza Igihe hari mwese mwagize uburangare. Ntagire uvuga ngo ngende umwana ngo ngewe ngo nakwirwa mwese cyakozwe mwese mwari muke. Njyewe ndabyemera sibyo, ndabyemera pe ko uburangare nabugize kandi ndi umuntu mukuru, ariko se we iwe arabasi waravuga ati ibi bintu byabaye koko wa mugani byabaye twese twagize uburangare basi reka tubishakira umuti, cyangwa ari guhora avuga ngo ibintu ngo by'inda ngo nago twabiteguye ngo ibintu by'inda ngo ibiki ngo n'umwana ngo abiwabo, ariko turabishakira umuti we ntibyigaragaza. Umuti ntiwigaragaza. umuti ni uwuhe nyine? Umuti ntiwigaragaza. wowe ubona uwuhe muti? Umuti ni ugushaka uyigerekaho cyangwa simbe sinzi uburyo wabikora. Ndavuze nyirayo kubyishaka wayigerekaho. Arashaka wayigerekaho. Ese ubundi mfate mbibarize umwana wawe. nemera inda nkaba nta bushobozi bwo kurera umwana. Uretse gato ninemera kwirerera umwana wanjye sibyo, nkamurera uko bizaba bigenda kose, niyo narara mu kiraro nkararana nawe, urishuwa kutazigera uza gushaka umwana? Of course ndabyemera kabisa. Ntago Ahubwo uzaza. igitekerezo ni icyo sinzi impamvu wazo unyinjira mu Ariko cyaro. ikibazo ufite urarwaye. Oya Ushaka kuba ufite ikibazo mu mutwe. ku giti cyanjye. Ufite ikibazo pe. Uyu muntu ntago Icyo kibazo nabo nagiteye nawe. Mbabara umyibwirire. Ikibazo kimeze gite? Urumva nta kibazo afite. Umuntu kereka niba hari abandi ahubwo yaramenye kugenda atera amada. Ahubwo keretse nimba Nta nubwo- abandazi muziranye yababonye. Abahesazi ababahazi yatubonanye. Abahe? Ahubwo ikibazo mu Keza ntashobotse. Sinshobotse gute rero? Mama Keza ni umumeri twamenyanye ntazi background ize nanya atazi zanjye. Ariko ngiye izanjye narazikubwiye. Ushobora gusanga haranambeshye, ushobora gusanga haranambeshye. Ushobora gusanga haranambeshye mbyizeye neza sigujana Wabwiwe n'iki se ko ndi Mama Keza? Mama Keza ni ryo zina nakubwiye. Jese wabwiwe n'iki ko ndi Jean Claude? Wabwiwe n'iki ko ndi Jean Claude? Ikibazo cyawe rero ikibazo cyawe uri gukeka. Nta kintu na kimwe uri kuvuga uvuga ngo wenda ngo namenya gute se kutambeshya. Urumva ko n'ubundi urimo urakeka ko yakubeshye. Ntago ndi kubyizera. Neza ko yakubeshye. Ntago abizi nyine. None se nyine kuki atabizi? Yarakubwije ukuri cyangwa yarakubeshye ntabyo. Nanashaka no kubimenya. Ntago nshaka no kubimenya. Ashaka ubundi buryo. Tuzongera gusubirana tuganira ikibazo cy'inda ntakicyumva mu matwi yanjye. Umwana aramutse adahari twasubirana. Kabisa cyane rwose. Komana. Makereka wibarize ubundi gahunda yo kwikoma abana batoya ko nzi ko waheruka kayusi. Haje kongera kubisubiramo. Ngiye numvaga ari umupapa uza ari umugabo mungana muri mu kigero. Umugabo tungana se ngiye mfite imyaka ingahe? Ku buryo ngo mungana se. Dushaka kuba tutangana ariko nkaba namurusha imyaka myinshi. None we yagiye kumvugisha atabona yuko muruta. We ntabwo wabonaga ko muruta. Yarankurikiyeho iki se? Hari amafaranga wari uje kundebaho, wari uzanywe n'amafaranga, none urayashatse urayabuze, wise wongera urigendera, wazanywe n'iki nyine iwa kwa Mama Keza waje gukora iki? Mama Keza emera ko twakundanye. Urabyemera? Twakundanye gute nyine? Gute tujya gukundana? None se mu gukundana? Sorry gato ntagucema ijambo. Tujya gukundana sikigiye twemezanya yuko ndikugiye twemeza umwana. Uwo mwana jati. None mu gihaje. Mu gihaje tutamupanze bikomba kugenda gute? Nyine we ndi kubaza nk'umugabo nese njye ngutekereza nk'umugore. Hari naho bigiresha ukanekereza ukatekereza mu mpande zombi. Kuko hari byinshi ari ingingo nyinshi ziza zimfasha. Izihe se? Icyambere ni wajya kuvuga kuri umwana. Nta mwana ugira umutwe ungana gutyo. Ibyo bintu bikure mu mutwe wawe. Munini mudatari. Oya shaka usanga ari umusatsi ubitera. Konyagasana Imana yanjye. Ibyo bintu niwongere kubivuga pe. Ni umwana ugira umutwe ungana gutya asabaye. Abaye. Oya two gutongana tujya mu bintu byinshi, go gutongana tujya mu bintu byinshi. Na ibintu byo gutongana turatongana. Two kujya mu bintu byinshi. Turatongana nagize Imana ndakubonye. Rero hama hamwe. Sibyo.
ibyo kuza kumbwira ngo mfite ingingo nyinshi zindengera ngo mbanga ngo muri famiye ngo ibyo bintu ntabyo nshaka sibyo. Ureka kuza kuntera stress nizo mba nifitiye ni nyinshi, reka kunjagarika rero. Noneho inda nintayemera biragenda bite? Ntago nyemera. Aho ntacyo bukemuye ariko nawe uragira mbikoreho iki? Icyambere sinagufata mu izosi kuko nanagukubise sinakunesha, sibyo? Nanjye ndikumva nagufata nko cyangwa nkafata nk'ikintu nkata nkomeka. Biragoye. Rero ndumva nibwo nimita nyine nituriza nese nkora iki? ntacyo wakora. Nkora iki? Ntacyo wakora. Keretse nk'Imana nije nk'imbaraga gato. Ahangaha hari haza polisi na ambirasi, ubwo polisi yanjyana kuko imbaraga n'abanzifite, ubwo ngubwo uyu nguyu akagenda muri ambirasi. Wikiremo amagatima shaka ubundi buryo Hari igihe umunyamahane turabizi, ariko hano munda harimo umuntu utazagira ibyo wangiza. Ariko kuwundi naribi, ariko uyu nguyu we biramutse byangiritse nibyo ubundi se sibyo ashaka. Nabangize n'amahirwe noneho akanamirika gato yankagwa ahangaha noneho nkagira ikibazo bagahita bamunambikanira. Ega ntabwo ari ikigoryi, nta nubwo n'umwana cyane ku buryo ndafite gutekereza. N'umwana nawe tukareba ko batamutambikana nkareba. Sindi ikigoryi cyane, sindi umwana nkareba ko gereza itakwakira. Eka sha Imana irihangana koko, irihangana irabakira. Ipape wimame ibyo ntibindeba. Ubwo nzongera kuganira nawe timuzongeye no kumamagara, nzongera kuganira nawe ariko ibyinda ntakibyumva mu matwi yanjye. Sinzi n'impamvu naje. Impamvu waje no kugira ngo tubashe kumva iki impande zose. Reka mbanze nkwibariza. Nyine buretse mbanze mubaza akantu kamwe. Ese dukundana kutigeze umbwira ko uri umwana? Ubu none akaba ari bwo ugiye kunyibutsa ko uri umwana. Dukundana iryo jambo ntago wigega unanaritungutsa mu kanwa kawe. Ese we ntago wabibonaga? Nabyo nabonaga. Kandi n'ubu nabyo mbona. Nje nkubona nk'umugabo nyine waneye inda. Nawe ubera ikigori. Uba twaramenye ubwa mbere ntumenye ko ndi umwana. Nawe wabereye ikigori. Hanyuma wowe kutamenye mbere ko uri umwana. Ngureke kuteretana n'umuntu mukuru. Urumva wowe uri ubwo nanjye mbimenye bitinze. Bitangwa n'ikigoryi kuko ibyo atamenye nawe ntibigeze. We reka nemere ko ndi ikigoryi pe. Reka mzemere, sibyo? Uko ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Of course. Rwose ndameka mbyemere, sibyo? None se we munyabwenge. Wowe munyabwenge koko nduzi wowe uri umunyabwenge. Wowe ibyabaye, we byabaye uruhe kandi uri umunyabwenge. Ubizobereyemo da. Cyangwa kamera yawe niyo gufata aba mama wamara kubangiriza ubuzima ugadutangira kuvuga ko uri umwana. Aho kamera yawe niyo kwangiza abasore bakibyiruka babafite amaraso yo kuba bakubaka igihugu. Urafite se? Ndayafite. None se ninjye waguterese. Nawe kumfatiranye. Ninjye waguterese. Yakumashije ibiyobyabwenge. Turangije turaryamana wasinze. Oya ntago nabyita gutyo. Nyine ariko n'umuntu wavuga ko naguteye inda yakwita umusazi. Ntabwo ufite ibitero. Oya yamwita umusazi. Oya nyine reka mbanze nkubaze. Tujye tuvuga ibintu tubivuge no mu mazina yabyo. Uri umwana ni wabasha gutera inda. Abana bose ko badatera inda. Nyine urayitera. Iyo nda wabasha kuyitera. Biragoye icyo kibazo cy'umbwiye cyo kiragoye ariko nyine ndakubajije. Uri umwana iyo nda wayitera? Ntago nayitera. Kare kose se iyo turi urinda ngo biragoye kandi mama kereka nkubwire witirwa wigora. Umenye umwana none se umuntu wimenya ko ari umwana yegora none ukabimenya nyuma y'igihe. Ubura wakabaye warabimenye mbere ukavuga uti rero umwana mutoya reka ndeka kwiyahura kuri uyu mugore, reka njye kuri abana tungana. None ubu handi bwo umenye kuri umwana. Urumva ubwo bwana ufite? Ntaguciye mu ijambo. Oya none nge yabonye ari ikigoryi ngo kuko nabibonye. Ahubwo reka nkubwire. Sha. Ahubwo iyi si
iyi si iki ubundi abagabo bazima bagiye he? abagabo bazima barahari barahari ugwa ku masukubi njyewe noneho njyewe iyo ngiye guhura n'abagabo ntago mpura n'abagabo harya ninde wavuze ngo amagweja njyewe nihura n'amagweja neza fotokopi. ubwo amagweja ugushatse kuvuga nde? amagweja ugushatse kuvuga nde? azabaze mama Keza agenda akikubitana n'amagweja ngo pa akaba ari yamunze imbere. none urakunze batingira ndakunze umwana utingira n'umwana kuko uyunguga ari umva n'abatinganye cha naba nanjye Imana iracyamfite umugambi pe iracyamfite umugambi pe umwana kuko uri kuvuga ngo ntago wemera umwana kubera ko umwana mwemende ibingingo yituma nemera umwana aragira ati wowe uwo mwana nushakaho umupusika uzagaruke dukomezanye umwana sibyo yes ati ndabyemera ariko mu gihe umwana ahari ntabwo ibyo bintu abishaka nta nubwo nazongera guhuza nawe mu buzima never ubwo nuko mubirangije nuko mbyanzuye uwo mwanzuro rero ngenda nenze ko tugiye kuganira hakagira ikintu ikihe gikemuka ikihe hakagira ikivamo nyine kubikemura nuko yashaka wayigerekaho kandi si ni make sure yuko n'uwo mwana ari uwanjye ari umwana baterinda akajya gushaka uwayigerekaho nginda ntago nyemera gurikanyishakira umuntu nyigerekaho ukwera umubyeyi uko yabyaye ibyo ntago bindeba uko yashatse ari umumama yabyaye afite abana barenze uri kuvuga ngo ashaka umuntu agerekaho akumenya ko nawe ngifite amaraso y'ubusore kuye kuba nashaka urumva ko bashatse umusore shatse umusore akaje karemerwa washatse amaraso nuko none ndebera kabaye oya n'ubundi iyo utabonye hati ubwo babivuga ngo iki nutabona arakabakaba Makeza ndagira ngo ugire ibibazo bibiri umumbarize nawe akoze ibindi bibiri dusoze reka nkubwize cyangwa ugire icyo umuntu umubwiye jewe nta n'ikibazo ushaka kumubaza uyu nguyu ni ukuri kw'Imana gusa maze kumenya ko nta mugabo nahuye nawe ariko wavuze ngo wahuye n'amagweja narikinishije ndisetsa urakoze kwikinisha mama Keza we ngo harya ngo wahuye n'amagweja fotokopi ubundi babandi barabeshye ninjye wayiboneye neza tuza nawe ubone mama Keza nta byinshi mfite byo kumubwira icyo namubwira ngo naho nibyo biguru byawe biragoye ashaka uko iyo ndashaka abana yigerekaho ngewe nsoje mvuga ko ndajya nanatera inda sinzi gutera inda icyo ari cyo imyoze nk'uwarorera inda wipapu n'imana none nkibaza sohoye umuntu wamubwira iki wese we wakora iki ngo nimubwira ijambo ubu uyu nguyu wamubwira ijambo kweli ugenda uvugisha ukuri noneho ko ngewe nawe ugiye nkanka reka nkubwize ukuri nawe uragiye umwana w'imyaka 20 iyi si tarakubona na rubanda ntago suko ntacyo reka nyere nibanyudu none se ubundi nibamara kunyota bo ntago izongera nabo ikaba nanjye nkagaruka nyuma nkabota none uyu nguyu nari kuvuga ngo nimbona wowe shira umwana nzagaruke dukundane ariko noneho ubukuru bwanjye buzaba bwagenda nzaba nanjye nabaye mwana duza cyangwa nzaba nabaye mwana Kenza rero akabigasekwa nka Keza nahuye na benshi ariko na bwa mbere mbonye umuntu uvuga ngo ndi umwana ngo ndi mutoya kandi ibyo utarabimenye mbere nibwo ukibimenye erega umuntu arimenya ngo yararebye ubwo nari narayobye nyine abona mama Keza w'ikigoryi ega mama Keza zizanye n'abagabo benshi ntiyabura umugabo wamufasha kurera umwana bakabaho neza none akageza nkamukora kwa system none uzabura umupfubuzi niwo byivugiye njye ntabyo mvuze niwo byivugiye
none nagenda nkumirwa ngende nshaka umugabo rero umwana wawe noneho noneho muta nzi wawe uruzuye mu bwonko bwawe harakomeye. Nduzi ahubwo ndanarengeje, ahubwo icyo nkubwiye uracyubahiriza tukomezanye cyangwa ukomeze ko none ibibazo biraguye reka dusoze. oya wibiseka bukemuke reka dusoreze hano nk'abantu noneho nanjye ndumiwe nagiriye inama benshi twaganiriye na benshi ariko ahaho namwe nimushyireho akanyu namwe noneho nimumbwire ko mvuga iki ndeka iki namwe mwiboneye umuntu uvuga ngo ni umwana ngo impamvu namwe mwabibonye ubwo rero mama Keza nawe yabibonye ni umuntu mukuru ipape wimame ubyimba n'umwana wawe nta kindi mbona none ko ari ngo mbyimba n'umwana wanjye ko nindangiza ngo ngenda nkoreye kwa system. of course bakunzi bacu hari igihe tuganira nyine ibintu bibabaje ariko bitewe n'uburyo babimezemo bikarangira tunasetse mujye mwihangana nyine niko byagenze namwe mujye muri comment mutubwire uko mwabonye ikiganiro nuko bimeze. Mama Keza bamugira ihe nama hari benshi mumuzi mu migano twagiye tugirana kuri iyi nshuro yaguye mu mutego mwamugiriye ihe nama wakandika muri comment hanyuma ukatugira inama. Murakoze mugira